nimba hari ibibazo twakwakira ibibazo inshallah munsi reka dufate ibibazo kubera yuko akesha ari dukomeza isomo nitobone n'umwanya wo kuba twabaza ibibazo ariko shehe nuko yagaragajemo baje imwe gusa muri uyu muryango cyangwa se babun fi salati dhuha nimba nta bibazo twakomeza babun fi sujudi tilawa. Naam naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu dhuha ndio bisari usoma. Naam abashikibazo kiza ese salatu dhuha yo umuntu ari gusari salatu dhuha asoma bucece cyangwa se arangurura ijwi? Igisubizo nuko uyu umuntu ari gusari salatu dhuha atarangurura ijwi, asoma bucece. Iswala zo kumama dusoma bucece, iswala za nijoro nizo sunna kwa twazisari gute turangure ijwi, mathalan salatu al-maghribi, salatu al-isha ndetse na salatu al-fajr. Ariko salatu dhuhri cyangwa se salatu al-asri sunna nuko dusoma bucece tutarangure ijwi. Usibye yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyanan rimwe na rimwe kuri salatu dhuhri cyangwa se salatu al-asri hari jyajaga arangurura ijwi kugeza ubwo abari inyuma bakajya bumva igisomo cy'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana nabi sallallahu yusmi'una al-qira'a. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun jaje muri hadithi abasaba tugira yuko yajyaga bumvisha kugisomo. Mathalan al-busari salatu al-asri Allahu akbar غير المغضوب عليهم ولا الضالين, bakamenya ko Mtume arangije asoje suratu al-Fatiha sabbih isma rabbikal a'la, bakajya kumva sunyi indi aya ya nyuma. Sibyo ibi byose biremewe ahyana rimwe na rimwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajyaga bikora. Ariko kuba watangira alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ibindi ntabwo biri muri sunna. Mtume nta na rimwe yigeze asoma ku masengesho yo kumanywa ngo arahurure ijwi, la ibi yajyaga bikora rimwe na rimwe, ariko nabwo ntagiye gute ntasome isura yose. Byasobanutse salatu dhuha y'umuntu ari kwisari asoma bucece. Ariko nituvuga ngo umuntu asoma bucece ntibivuze yuko atanyeganyeza iki iminwa. Iyo tuvuze bucece hari abantu babumba umuntu ntibabumbure agasomera he mu mutima, ibingibi ntabwo byemewe. Umuntu agomba gukora iki tahrik, agomba kunyeganyeza iki iminwa, ariko ntarangurure iki ijwi cyangwa se ntasohore ijwi. Iyi niyo sunna y'umwacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam نعم بعض العلماء يرون أن الصلاة الضحى سنة مؤكدة. bamwe mu bamenyi babona yuko salatu dhuha ari sunna umwemeramana atagomba gukora iki kureka. Ariko imvugo ifite imbaraga nuko iyi salatu dhuha ni sunna gusa isanzwe, laysa biwajib, ntabwo ari iki ari itegeko. Mtume yajyaga yisari rimwe na rimwe, ikindi gihe ntagire gute. Hadithi twayibonye kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'a. Mtume yajyaga sari salatu ad-duha kugeza ubwo twavugaga yuko Mtume atazarika gusari iki salatu ad-duha. Bishatse kugaragaza iki yarayisaraga cyangwa se yajyaga sari ibisengesho buri munsi. Nanone akayirika hatta naqula la yusalliha. Mtume akareka gusari salatu dhuha kugeza ubwo tuvuze ngo Mtume nazongera gukora iki gusari salatu dhuha. Abanyu bakagaragaza yuko Mtume ahangaha bagakora istinbat, bakagaragaza yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yahozagaho gusari iki salatu dhuha, yajyaga isari. Twabonye yuko hari sunna Mtume atarikaga ari ku rugendo, nihe salatu witri. Mtume ntiyayigizarika gusari iki salatu witri la fi al-hadari wala fi safar, yaba ari ku rugendo cyangwa se atari ku rugendo, yahuzagaho iki salatu witri. Ndetse na rak'atay al-fajr, nazira raka ebyiri ziki
do salatul fajr za zindi mtavuga tima rak'atay al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha zira raka ebyiri dusari mbere yuko dusari salatul fajr mtume ntiyigeze azireka yaba ari ku rugendo cyangwa se yaba yagiye safari ariko izi sunanur rawatib zindi twagiye tuvuga enye matalan kabla dhuhri ebyiri ba'da dhuhri ebyiri nyuma salatul maghribi ya salatul isha iyo yabaga ari ku rugendo mtume ntabwo agiraga gute yajyaga azisari mtume ntabwo ajyaga agira gute azisari uje Nairobi utafanya siku mbili kiragiye mbere gusari sunanur rawatib iyo ubikoze ubutandukanye na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimba byasobanutse naam tunamda isibye kuba turi kuganira kuri salatu duha hari wenda muri izindi sunano al-mu'akkadat zaba zari ziri ariko bimwe na bimwe mutuma akazikora ubundi ntazikore izindi sunna ziri muakkada naam izindi sunna zose zitari izi witri na zira raka ebyiri mtume yitwa rimwe na rimwe ikindi gihe ntazikore ni nayo sunna zizi swala zindi zitari zo ngizo mtume yazikoraga rimwe na rimwe ikindi gihe ntagire gute cyane cyane wabaga ari ku rugendo mtume cyane cyane wabaga ari ku rugendo sunna zindi yaragira gute yazihagarikaga alikuwa kiziacha akiwa safarini kuna baadhi ya sunna kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaacha sisali lakini hizi rakaa mbili za kabla salati al-fajr mtume alikuwa akizisali akiwa safarini na akiwa nyumbani na zile rakaa tatu za witri mtume hakuwahi kuziacha maishani mwake hapa ndo wanazoona wanafanya istinbat hari abamenye bagaragaza yuko noneho itandukano rya witri ndetse n'isengesho kigaragaza yuko ari wajibu n'ikihe mtume wabaga ari ku rugendo akifuza kuba agiye gusali cyangwa se agashaka gusali swala itegeko alikuwa anatoka kwenye kipandio anaelekea kibla na swali akitaka kusali witri anasali kwenye kipandio ama kwenye mnyama kwa sababu baadhi cyangwa se rimwe mu itsinda ry'abamenyi bamwe babona yuko gusali witri ari itegeko abamenyi bakavuga ati la ntabwo ari itegeko weri cyatari itegeko kubera ko mtume ijabaga ari ku rugendo iyo yashakaga gusali iswala y'itegeko yavaga kuki kungamia akerekera kibla ariko yashaka gusali witri akagira gute agasali witri ari kujya he ari kugenda au ingamia igize gute imwerekeza bamwe bamenye harabamenye bona ko gusali witri ari itegeko harabamenye bona ko gusali witri ari iki ari itegeko ariko dalili abantu bagaragaje ko mtume iyo yabaga agiye gusali witri ari ku rugendo alitaka kusali swala ya fardhi alikuwa anateremka kwenye kipandio akiendelea safari anaenda na sali nini witri naam nabandi turagaruka inshallah witri wa isari utabanje uzaraka naam witri twabonye uko umubare muke wa witri raka imwe ushakusari witri raka imwe raka eshatu raka eshanu raka zindwi raka 9 raka 11 birashoboka kandi ukazifatanya ushakusari raka eshatu zose ukazisali cyane uticaye Allahu akbar ugashiraho suratul fatiha ukongeraho indi sura ukajya kuri ar-ruku ukunamuka ukajya kuri as-sujud ukazamuka rakabiri suratul fatiha ukongeraho indi sura ukajya kuri ar-ruku ukazamuka ukajya kuri as-sujud ukazamuka kuri raka gatatu uticaye kuki at-tahiyat yo wicaye kuri at-tahiyat ukongera ukazamuka ugusanishije witri niki na maghribi ibi ntago byemewe hari na witri ya raka zingahe eshanu nayo niko kuno bigenda eshanu yo bigenza gute yo uyo umaze gusali enye cyangwa se zirindwi birashoboka yuko wazana atashahud hanyuma ukazamuka n'utore salamu gatukora iki ukazamuka cyangwa sai ebyiri assalamu kongeraho iki imwe ni nako kuno bigenda ku 11 nako kuno bigenda kuri rakazingahe 9 witiri twize kwiganira naam ngoje tuvuye mipandisha tutakuja inshallah na wa alaykum salam tushe watubwiye ku itegeko rya safari itegeko rya safari gute gusari safari ni itegeko cyane gusari safari ni itegeko cyane sunna gusari safari gute ubundi gusari ni itegeko iyo umuntu ari ku rugendo agabanya iki iswala
ariko ntibivuze yuko umuntu areka iswala ni itegeko. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Iswala kubemera Imana ni itegeko litavaho, ahubwo igihinduka niki ni ukugabanya umubare w'iki waraka. Wari gusali dhuhri raka enye ugasalira kazingahe ebyiri, naho kumirahinduka. Ese umuntu ashobora harimo kuba wazisalira zose icyari ugasali salatu al-maghribi na salatu al-isha cyangwa salatu al-dhuhri na salatu al-asr, aribyo bita jama'atu taqdim na jama'atu ta'khir. Mathalan urugero, utangiye urugendo uvuye ahangaha saa 5 wambutsa Akanyaru saa 7 zigusanze he mu Bugande, ariko ukavuga ati ntabwo ngiye ndi gusali dhuhri nonaha, ndaza gusali dhuhri mu mwanya w'iki wal asri. Kiragiye biremewe iki gihe ubanza gusalira ka ebyiri salatu al-dhuhri ukongera ugasala ka ebyiri ziki salatu al-asr. Cyangwa se ko wavuga ati mathalan uri umushoferi ukavuga ati reka mparike ku ruhande saa 6 zageze reka salira ka ebyiri za dhuhri mitesali na ka ebyiri ziki zal-asr, byose biremewe. Usenze bisanzwe ntabwo byemewe. Iki gihe ubutandukanye n'iki na sunna ndetse n'uruhushya Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yaduhaye. Iyi ni jazba, uri ku rugendo ati yawe ngenda sari enye la, twahawe uburenganzira bwo ko twagira gute twagabanya iswala mu gihe turi iki. Hari na hadisi ya mtume ivuga ati ntabwo biri mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah subhanahu wa ta'ala yagwa uburenganzira bwo gukora ikintu wowe gaciki ukubiri iryo tegeko. Allah maze kuduha uburenganzira, nimujya ku rugendo muzasari gute raka ebyiri. Wowe ugeze ku rugendo jazba na imani zirazamutse ngo ngiye ntabyo nshaka nenye la. Hanyuma ikindi mimbabi faida, iyo ugeze ku misigiti mathalan ni saa 7 uri Kampala, sibyo winjiye mu musigiti usanze imamu ari gusali, urabigenza gute? Kiragihe cya gisubizo rubakije, kiragihe wiyemeje gukurikira imamu urasalira kazingahe enye na imamu. Ugeze Kampala saa 7 uri mu rugendo salatu dhuhri, uje ku musigiti usanze harimo iki jamaa, usanze imamu mathalan ari kuri atashahudi ya kangahe ya nyuma, urasalira kazingahe enye. Kweri iki wakurikiye imamu namara gutora salam kiragihe witusalira ka ebyiri salatu ihe al-asri. Byasobanutse angaha iyo wiyemeje gukurikira imamu ujyana nande. Iyo usanze imamu yamaze gusalira ka eshatu kiragihe nawe wishira za eshatu zagize gute zagucitsa. Hano bitandukanye cya kibazo rubajije, ese umuntu ashatse yasali enye la, uri wenyine usali zingahe ebyiri. Byasobanutse afwan kuna kule ni manani naam. Salatu dhuha mbere na mbere twagaragaje yuko fadlu salati dhuha mbere na mbere ni sadaqa umuntu abatangiye umubiri we, nkuko byaje muri hadisi n'Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ngo yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Byari bikwiye kuba umwemeramana buruko bukeye yatangira ingingo ze iki sadaqa. Mtume agaragaza yuko ndetse na raka ebyiri wa yuzi min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Ibingibi nukuwa umwemeramana yasalira kazingahe ebyiri asari kuri salatu duha ni sadaqa umuntu abatangiye iki ingingo. Sulama niki ni mafsali na hanu articulation amagufwa y'umuntu agenda agira gute ku mahuriro. Abahanga bagaragaje ko umuntu afite articulation cyangwa se amahuriro 300 na kangahe na 60. Mtubona tubwira ati yusbihu, byari bikwiye kumwemeramana yuko buruko abyutse mu gitondo agomba kujya atanga sadaqa kuki ku mubiri we ku ngingo ze. Mtume tagaragaza yuko naraka ebyiri umwemeramana asari salatu duha ni ya sadaqa abatangiye iki ingingo ze. Ini fadlu. Nanone indi fadlu twabonye ni ihe wa wundi uzicara man ka'ada, wa wundi uzicara ategereje gusari salatu duha uyunguka abameze gute kutiba lahu, uyungu yandikirwa iki hajja wa umra tamatan. Mtume agaragaje ko wundi uzicara mu musigiti
ategereje gusari salatu duha yonyine gusa akaza gusarira ka ebiri, uyu nguyu yandikirwa nk'umuntu wakoze hijja ndetse n'iki na umra. Izi ni fadlu, ni ibyiza byo gusari salatu ad-duha. Iyo umuntu asinze salatu duha abatangiye sadaka umubiri we, ndetse niyo umuntu yicaye anga akazi umwihariko iyo yicaye amaze gusari salatu al-fajr agategereza kuza gusari salatu duha, Allah subhanahu wa ta'ala amwandikira nk'umuntu wakoze hijja ndetse n'iki na umra. Ibi ni byiza bya duha. Ikibazo ni salatu duha uvuze ko ari bigihe witegereje mu musikiti. Ese rero icyo gihe kabatwiye ko ababenyi bagaragaje ko duha iba nziza ku isari izuba ryamaze ubwo wazakora gutakazi cyangwa se duha ni wazakora gutakazi. Akazi kenshi mu Rwanda gatangira saa 2, sibyo? Saa 2 ushaka gukora duha, ushaka gutegera salatu al-fajr turi gusari saa 11:05 saa 11:10, ukicara usoma Qur'ani saa 2 zagira izuba rimaze kurasa ugasari duha, biremewe. Urazibona ubona thawabu z'umuntu wagize gute, wategereje ukaba umeze nk'umuntu wakoze umra ndetse n'iki na hijja. Ikibazo ufite swala zo babo magharibi na isha swala tufanye cyangwa isura zose isomo waragwije ariko ushobora kuza wakere ugashika kuri gusoma bucece nta muntu gusari ukabyibuka wenda nyuma warangije gusara iswala. Eske babyishi swala kubisubira la gusoma bona mikro mitoka bilali wamekuwa mikata. Ni ukuvuga ngo gusoma suratul Fatiha ni ruknu min arkani sala, ni inkingi mu nkingi z'iki z'iswala, ariko kongeraho sura baada al-Fatiha ni sunna. Kongeraho indi sura nyuma suratul Fatiha ni sunna. Noneho kurangurura ijwi, urangurura ijwi kuri salatul maghribi salatul isha ni sunna, ntabwo ari itegeko. Uramutse utaranguriye ijwi iswala yawe iragira gute, irakirwa. Nanone ahanga faida iyo mathalan urugero winjiye ku musigiti reka dufate salatul fajr, wasanze imam ari kuri at-tashahhud atoye assalam, kiragiye urazamutse kugira ngo wishyure rakati zageze gute zagutitse. Wemerewe kurangura ijwi cyangwa usoma bucece? Wemerewe kurangura ijwi. Wemerewe kurangura ijwi kubera yuko raka ya mbere yawe wemerewe kurangura ijwi kuri salatul fajr, na raka ya kabiri wemerewe kurangura ijwi. Byasobanutse. Ikabanza batore adhana inshallah, turaza turagaruka. Ngoja kwanza tuwe adhana inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن